Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire yavuze ko amahirwe y'igihugu cyahaye buri munyarwanda kititaye ko ari we, amateka ye, idini cyangwa se indeshyo biri mu byatumye ageraho ari uyu munsi wa none, bigaragajwe n'umuhate yashyize mu byo akora akumva ko gukorera u Rwanda ari ukwikorera. Yize ubukungu araminuza kugera kuri masters, asanzwe akina basketball kandi yakiniye n'ikipe y'igihugu. Yavuze ku cyerekezo cy'igihugu cyamuharuriye inzira. Yagarutse ku mateka ashaririye ashingiye ku mubyeyi we wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuva mu Ukuboza 2024 Mukazayire ni minisitiri wa siporo, inshingano yahawe avuye ku mwanya wo kuba umunyamabanga wa leta. Mu kiganiro yagiranye na Daniel Bernal, umwe mu bashinze umuryango Ride for Unity's Bikecast, yagarutse ku buzima bwe nuko yabaye minisitiri wa siporo. Ride for Unity ni umuryango utegamiye kuri leta ugamije guteza imbere indangagaciro zirimo kwihangana, kudaheza, uruhare rwa buri wese ndetse no kurengera ibidukikije binyuze muri siporo. Izi ndangagaciro nizo ugenderaho ukora ibikorwa bibyara inyungu, ukorana n'amashuri, kaminuza n'ibigo bitandukanye muri gahunda zawo, hagakorwa ubukangurambaga bushingiye ku gushishikariza abakiri bato gukora siporo bitari nk'inyungu ku buzima bwabo, ahubwo bikarenga ikagira ikindi gisobanuro binyuze muri siyanse, ikoranabuhanga n'ibindi bifitiye umuntu akamaro. Daniel Bernal yabajije Mukazayire uko yabaye minisitiri wa siporo, yasubije ko nk'umunyarwanda rimwe na rimwe bigora kuvuga ku rugendo rwe akuyeho ubuzima igihugu cyanyuzemo. Amasomo ye yayigiye mu Rwanda kuva ku yisumbuye kugera kuri kaminuza, aho yaminuje mu bukungu muri kaminuza y'u Rwanda. Ubu afite masters muri iyo ongeri. Uyu munsi ni minisitiri wa siporo nyuma yo gukora mu biro by'umukuru w'igihugu igihe kigera ku myaka 10, nyuma agakora mu kigo gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama, Rwanda Convention Bureau. Yavuye ajya gukora mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, inshingano zakurikiwe no kujya gukora muri minisiteri ya siporo nk'umunyamabanga uhoraho, nyuma akaza kuba minisitiri. Ati mu buzima bwanjye ndi umuntu wakunze siporo, nakinye basketball mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza, nakiniye by'igihe gito ikipe y'igihugu, nyuma njya mu bindi. Siporo ihora mu byo nkora buri munsi, ndacyakina basketball. Ati nk'utarabigize umwuga. Yavuze ko kwisanga umwanya arimo uyu munsi wa none bishingiye ku rugendo rw'igihugu cyafunguye amarembo, aho iyo umuntu ashaka kugeraho akigeraho uko byagenda kose. Yasobanuye ko u Rwanda rumaze imyaka 31 mu rugendo rwo kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, kandi ko muri iyo myaka buri munyarwanda yeretswe ko ashobora kugera ku ntego ze. Ati twese twabonye amahirwe yo kongera kubaho, kugira icyizere, kumva ko dushobora kugira ahazaza kubera igihugu gifite icyerekezo, igihugu kitwereka ko nubwo twari mu bihe bigoye nk'igihugu n'abantu ku giti cyacu. Ati kuko amateka y'u Rwanda aragoye ku buryo bamwe bagowe no kugira icyizere cy'ejo hazaza, abarokotse jenoside, abari mu nzu igihe kinini, imiryango yisanze idafite icyerekezo mu buzima bugoye, aho bamwe mu bo umuryango wawe bishwe, ikindi gice cyaragize uruhare muri jenoside. Ati ni ibintu bigoye igihugu cyisanzemo. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ubukungu, politike n'ibikorwa remezo, igihugu cyarasenyutse. Yavuze ko icyo cyerekezo igihugu cyafashe cyo gusana gihereye ku busa aricyo cyamuhesheje amahirwe we n'abandi banyarwanda benshi cyane kuba aho bari uyu munsi wa none. Ati muri urwo rugendo umusingi wo kutwereka ko dushobora kubaka ubuzima bwacu n'igihugu, mbere na mbere ni ukwimakaza ubumwe. Urwo rugendo rw'ubumwe ati rusaba kubabarira, ubwiyunge, kumva ko duhujwe n'intego imwe yo kubaka n'intambwe y'ingenzi. Ibyo bidahari ntabwo nari kubona inzira inyerekezaho ndi uyu munsi wa none, cyo kimwe n'abandi benshi cyane nkanjye. Ikindi cyamugejeje ahari, yavuze ko ari amahirwe angana kuri bose, ku buryo yabashije kujya mu ishuri akiga, akabasha no guhatanira imirimo kandi akayibona bishingiye ku bushobozi bwe. Ibyo byose yavuze ko byunganirwa no kwigira icyizere, aho umuntu yibonamo ubushobozi yifitemo. Ati ibyo byaramfashije kwicara nkavuga nti ndi Neri, hari ibyo nakora kuri iyi si, hari ikintu kidasanzwe nifitemo undi muntu wese adafite. Ikindi ati ni uguhatana. Rimwe na rimwe rero tuba dufite icyo cyizere, atari ko ntidukoreshe imbaraga zacu zose. Ukeneye gukora cyane, kwiga ugashyiramo imbaraga. Neri Mukazayire rero yavuze ko ikindi cyamufashije mu rugendo rwe ari ikinyabupfura ndetse no guhozaho mu byo akora byose. Yakomeje agira ati ugomba no kumva ko uri hano kugira ngo rero utange umusanzu wawe, kandi ko uri mu bagomba rero no kugira uruhare mu kubaka iki gihugu, ko amahirwe yose uzahabwa ari ayo gutanga umusanzu wawe.
Neri Mukazayire wavutse mu mwaka w'1992 yavuze ko rimwe na rimwe nubwo umuntu yaba yifitemo ubushobozi bungana bute n'ubushake buhambaye, hari ubwo amateka ye ashobora kumubera imbogamizi akiburira icyizere. Ati rimwe na rimwe hari ubwo amateka yawe ashobora kukubwira ati ntibishoboka. Ku giti cyanjye mfite amahirwe agoye ku buryo wavuga uti nabikora. Mfite bamwe bo mu muryango wanjye barokotse jenoside n'abandi bo mu muryango wanjye by'umwihariko mama wanjye wagize uruhare muri jenoside. Ati rimwe na rimwe nari mfite amajwi menshi cyane yambwiraga ngo ntiwabishobora, ariko icyatumye mbona ko nabigeraho ni ubuyobozi bukwereka ko bitagombera mama wawe, umuryango wawe, idini, indeshyo yawe, ahubwo ko bigombera icyerekezo igihugu gifite kuri umunyarwanda, ko ufite inshingano, ufite umwanya, hanyuma umuhate ushyiramo ku giti cyawe kugira ngo ubigereho, hanyuma n'intego ariyo yo gukorera igihugu. Kuko iyo ndi gukorera igihugu nanjye mba ndi kwikorera nkorera ndetse n'abazakurikiraho. Ni Neri Mukazayire rero akaba ari minisitiri wa siporo, yakoze akazi gakomeye cyane ndetse ejo bundi baherutse guhembwa na minisitiri w'intebe Justin Nsengiyumva rero nk'abantu bakoze akazi gakomeye cyane mu itegura rya shampiyona y'isi y'umukino w'amagare iberaga i Kigali mu Rwanda kuva ku itariki 21 kugeza ku itariki 28. Abakoresha imbuga nkoranyambaga babonye amashusho ya minisitiri wa siporo mu Rwanda Neri Mukazayire yitozanya n'itorero inyamibwa, benshi bibaza icyabaye kugira ngo yisange mu ngamba. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cya Akadomo.com, uwitwa Rusagara Rodrigue yavuze ko nabo batunguwe bikomeye cyane no kubona minisitiri aje kwifatanya nabo. Ati yadutunguye kuko yitambukiraga muri Kigali Universe kuko twari turi gutoza abakinnyi bashya, abahanyuze rero ati yabonye abari kwitoza aza kuturamutsa ndetse nawe ahita yinjiramo yifatanya nabo nk'iminota 15. Rusagara yavuze ko byari ibintu bishimishije cyane kubona minisitiri yitozanya n'ababyinnyi bo mu itorero inyamibwa, nubwo ku rundi ruhande batari bafitanye gahunda. Ati nta gahunda twari tuzi ko ari buze, yadutunguye, byashoboka ko hari umuntu rero yaraje kureba muri Kigali Universe aho twitorezaga aradusuhuza, ariko ati byashimishije abari baje kubyina biganjemo abashya. Itorero inyamibwa ryavukiye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu mwaka w'1998, rishingwa n'abanyeshuri bari bahuriye umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ARG. Ryari itorero bashinze mu rwego rwo kujya ribafasha kubona uburyo bwo kwidagadura bityo bakirinda kwigunga. Icyakora uko imyaka yagiye rero yigira imbere ryarakomeye birangira uyu munsi ribarizwa mu matorero akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 2017 iri torero ryimukiye umujyi wa Kigali aho rikorera kugeza uyu munsi wa none. Minisitiri rero Neri Mukazayire yagize gutya rwose muri Kigali Universe barahaciye, arangije bayifatanyije nabo rwose arabyina karahava, induru bayiha umunwa, barishima ariko mu buryo bukomeye cyane kubera ko kubona umuntu uri ku rwego rwa minisitiri nyine agutungura utarubizi akaza mu kwifatanya mukabyina hamwe aba ari ikintu navuga ko kiba gishimishije cyane. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.